gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze nshuti ya gusenga everyday, nizere kura amahoro, tugushimira guhitamwo gusenga everyday, dushimira abantu bari mu Rwanda no mu Burundi no muri ibiyaga byumva ikirundi n'ikinyarwanda, tubabwira ngo Imana ibaho umugisha cyane. Dushimira abantu muri Amerika mudukurikirana gusenga everyday, turabazirikana kandi turazi yuko muri Amerika murimo mudukurikira. Abantu bari mu Burayi turabashimira kuko mudukurikira kuri gusenga everyday, turabona ko mudukurikira. Imana ibaho umugisha. N'abantu bari muri Aziya tubashimira ko mwahisemwo gusenga everyday, kandi tubabwira ngo mwihangane, Imana ibaho umugisha cyane. Abantu bari muri Australia turabizi yuko mudukurikirana kuri gusenga everyday, Imana ibaho umugisha. Kuko mubona kuri kamera ya gusenga everyday turi kumwe na Dogiteri Pasiteri Mpazibirego. Mwaramutse Pasiteri? Mwaramutse neza. Waramutse ute? Imana iracaturinze. Tukwakiriye kuri gusenga everyday, utangire usenga Imana utugezaho n'iki Imana igushize ku mutima. Imana turagushimiye, turaguhimbaje, ugize neza. Uyu mwanya mwiza uduhaye kubw'urukundo rwawe. Hari benshi batabonye uyu munsi itariki ya kabiri ya none kubw'urupfu, cyangwa bakaba bahuye n'ibindi biza, ariko twe ntiwabishatse kubw'umurimo wawe. Ndagushimiye ko twemere ngo tuganire amagambo yawe muri aka kanya. Abantu benshi barategereje kugira ngo bumve ubutumwa bwiza bw'ubwiru bwawe, kandi natwe waradutoranije kugira ngo tubishanga ryera, twamamaze ishimwe ryawe mu mahanga yose, haba mu Rwanda, haba mu bindi bihugu byo muri Afurika n'ibihugu byo mu mahanga yose. Abakurikira ubutumwa bwiza, abakwizera, ndakwinginze Mana kugira ngo imitima yabo ibashe guhumurizwa kandi ibashe kubahindura, kugira ngo babashe kurushaho kugukurikira no gukora ibyo ushaka, mu izina rya Yesu, amena. Tugiye kuganira amagambo y'Imana hano, ariko ingingo nyamukuru nuko tuzaganira ku bihe birindwi Imana yageneye isi. Ibihe birindwi Imana yageneye isi, kuva ku kuremwa kw'isi kugeza ku ngoma y'iteka, hagizwe n'ibihe birindwi Imana yahageneye. Nibyo tuzaganira muri uku kwezi kose kwa kane. Nubagwa igihe cya mbere bacita igihe cyitwa ubuziranenge, igihe cya kabiri cyitwa umutimanama, igihe cya gatatu cyitwa ubutegetsi bw'abantu, igihe cya kane cyitwa amasezerano, igihe cya gatanu cyitwa amategeko, igihe cya gatandatu cyitwa ubuntu, igihe cya karindwi cyitwa ingoma y'iteka. Kuva ku ngoma y'imyaka 1000 kugeza ku ngoma y'iteka ni igihe cya karindwi giheruka. Igihe cy'ubuziranenge rero ni ukuva igihe Imana yaremeye Adamu kugeza ku gihe yakoreye icyaha. Igihe cy'umutimanama ni ukuva igihe Adamu yakoreye icyaha ukageza kuri Nowa. Igihe cy'ubutegetsi bw'abantu ni ukuva kuri Nowa ukageza kuri Aburahamu. Igihe cy'amasezerano ni ukuva kuri Aburahamu ukageza kuri Mose. Igihe cy'amategeko ni ukuva kuri Mose ukageza kuri Yesu. Igihe cy'ubuntu ni ukuva kuri Yesu ukageza ku ngoma y'imyaka 1000 ariyo millennium. Igihe nono cy'iteka ariyo ngoma iheruka ya karindwi, ivuye ku ngoma y'imyaka 1000 ikagera ku ngoma y'iteka, niyo bita ingoma y'iteka iheruka. Turaganira noneho ku gihe cya mbere cy'ubuziranenge. Imana yaremeye Adamu kurama iteka ryose, ntabwo yamuremeye gupfa. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo umugore n'umugabo niko yabaremye. Hariya Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 havuga ngo Imana iravuga iti, tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja. Ni ukuvuga ngo kuriya gusa ni Imana. Imana yaremanye umuntu, ntabwo ari ishusho y'inyuma, ahubwo ni kamere y'imbere. Imana yamuhaye itegeko ryo kororoka, kandi abantu bameze kugira muri za miliyari zigera kuri 7 ku isi, ariko abo bose nta wabona usa n'undi. Yewe n'abavukana, abo bita ngo ni impanga, ntabwo basa ngo bagire inyama zisa, bagire n'amaraso kimwe, kuko iyo bageze kuri duwane bambuka umupaka bakabapima basanga atari bamwe.
abantu bo ku isi yose basa n'Imana ariko ubwabo ntibasa. Nuvuga ngo Imana isa n'abantu bose ariko ubwabo ntibasa. Imana rero yaremanye umuntu gusa nayo muri kamere, ni ukuvuga ngo agatekereza nk'Imana, akagira ubwenge nk'ubw'Imana, akagira noneho kumenya nk'Imana, agashobora no guhitamo nk'Imana. Ibyo ni iby'Imana yamuremanye. Yamuremanye kumenya, imuremana gutekereza, imuremana guhitamo. None Adamu amaze kuremwa yagombye kurama iteka ryose, ari mu gihe cy'ubuziranenge, ni igihe kitagira icyaha. Nta cyaha cyari cyakabayeho. Umuntu rero yagombaga kurama iteka ryose. Ntabwo tuzi ngo Imana imaze kurema Adamu ngo yaramye igihe kingana iki kugeza igihe yakoreye icyaha. Ntabwo tubizi. Yabayeho, none igihe cyo kumuremera umufasha kiraba, bari mu buziranenge. Ni ukuvuga ngo ntabwo tuzi igihe yatangiriye kubaho n'igihe yakoreye icyaha, ntabwo tukizi. Ariko Imana ubwayo yari yaramuremanye buriya buziranenge kugira ngo azarabe iteka ryose. Icyo gihe nicyo bita ubuziranenge cyarangwaga n'iki noneho rero? Cyarangwaga no kudakora icyaha. Ni ukuvuga ngo nta soni zabagaho, nta kunuka kwabagaho, nta kurwara kwabagaho, nta gusoza kwabagaho, nta kurwana kwabagaho, nta no gupfa kwabagaho. Cyari igihe cyitwa ubuziranenge, aho yagombaga kubaho mu mahoro, aho yagombaga kubaho atarwara, aho yagombaga kubaho adasonza, aho yagombaga kubaho adapfa, none akazarama iteka ryose. Uwo muntu rero icyo yarahuriyeho n'Imana ni uko gutekereza muri kamere, kamere itagira icyaha. Imana rero yamuhaye inshingano imaze kumurema. Iramurema, iravuga ngo ategeke. Noneho rero imaze kumwemerera gutegeka, iramubwira ngo yirinde muri ya ngobyi ya Edeni. Iragenda yimushiramo, iramubwira ngo ayihingire, ayitunganye, yimenyereze ibiyirimo. Itangiriro 2 umurongo wa 15 haratubwira ngo Uwiteka Imana ijana wa muntu imushira muri iyo ngobyi yo muri Edeni. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi uje urya imbuto zacu. Mu ngobyi ya Edeni Imana yamushizemo ishiramwe ibiti by'ubwoko butatu. Hariya ku gice cya 2 umurongo wa 8 kugeza kwa 9 haravuga ngo hari igiti cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa. Hagati hakaba n'igiti cy'ubugingo cyagomba kumuhesha kurama. Hepfo hakaba igiti cy'ubwenge kimenyesha icyiza n'ikibi. Ariko Imana iramubwira ngo kiriya giti kimenyesha icyiza n'ikibi, umunsi ntukagikoreho, ntukakirye, kuko umunsi wagikozeho no gupfa uzapfa. Imana imushiramo ngo yimenyereze iyo ngobyi. Kuri 28 igice cya 1 Imana iramubwira ngo ategeke. Ni ukuvuga ngo Imana yaremeye umuntu guhingira iyo ngobyi ngo yimenyereze ibirimo, kandi ngo ategeke ibyaremwe byose. Niwo murimo, imirimo yaremwe mu gihe cy'ubuziranenge ni umurimo wo guhinga n'umurimo wo korora. Niyo mirimo yaremwe. Indi mirimo yose yaje nyuma y'icyaha, irimo ubukorikori, irimo akazi gahemba, ariko imirimo y'ubuziranenge ni uguhinga no korora. Hariya birahari ngo ayimushira mu ngobyi ya Edeni ngo ayihingire, yimenyereze ibiyirimo. Ni ukuvuga ngo iyo ngobyi ntabwo yagombaga kugira urupfu, ntabwo iyo ngobyi yagombaga kugira indwara, ntabwo iyo ngobyi yagombaga kugira inzara, ntabwo iyo ngobyi yagombaga kubamo intambara. Iyo ngobyi yari irimo amahoro. Ariko rero iyo ngobyi bagombaga kurya kuko bagombaga guhinga. Bari bategetswe kurya kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi cyera imbuto z'igikundiro ziribwa, uje urya imbuto zacyo. Ariko igiti cy'ubwenge kimenyesha icyiza n'ikibi ntukakirye, umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Imana yari yamuremanye noneho kumenya. Imana yari yamuremanye
kutekereza, Imana imuremana guhitamo. Imana yari ishaka ko ahitamo icyiza biturutse mu bushake bwe. Kuri wa mudendezi Imana yahaye umwana w'umuntu, iravuga ngo uwo muntu kuko ahawe ibimukwiye byose byo gushobora gutunganya no guhitamo ibyiza, noneho rero akwiriye kumenya icyo arahitamo kandi agahitamo icyiza. Ya nzoka kugira ngo imwoshe yahereye ku nzara, kuko mu ngobyi ya Edeni hari harimo kurya. Nizo mpamvu ku ngoma y'iteka Imana yahisemo kutugirira neza, noneho ihitamo kuzaduha ubwiza bw'Imana bwayo, tukazambikwa umubiri w'ubwiza, umubiri musha usa n'uw'abamarayika, utazongera gukenera kurya kugira ngo uhure n'ibyo bishuko. Ahari ukurya haba ibishuko byo kurya. Mu ngobyi ya Edeni hari icyo gishuko, ariko ari igihe cy'ubuziranenge. Yagombye kurama iteka ryose, yagombye kubaho aganira n'Imana, kandi umugambi w'Imana yamuremeye wari umugambi mwiza cyane. Imana yari ishaka ikintu cyitwa sosiyete, umuryango. Yarabasuraga ikaganira nabo, yarabagendereraga ikabavugisha, yaraganiraga bakayerekana n'Imana icyifuzo cyabo. Ariko bamaze gukora icyaha niho ubwo busabane bwavuyeho. Ariko icyo gihe cy'ubuziranenge Imana yaremeye isi cyari cyo kugira ngo umuntu azabeho mu mahoro iteka ryose, cyari cyo kugira ngo umuntu azabe mu munezero w'iteka ryose. Ariko umwana w'umuntu ntiyakoresha ibishoboka byose by'Imana yamugeneye. Ibyangombwa Imana yamuhaye kwari ukumenya, kwari ugutekereza, kwari uguhitamo, kwari ugukoresha umudendezo mu byiza, atari ugukoresha mu bibi. Ariko ya nzoka imuhera kuri yanda, aba ari cyo imuheraho, kuko icyo giti cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa cyari gihari, cya giti kimenye icyiza n'ikibi cyari gihari, na cya giti cy'ubugingo cyari gihari. Noneho Satani ahera kuri yanda, kuko yaryaga, amuhera ku byo kurya. Nicyo Adamu wa kabiri nawe Satani yahereyeho. Nk'uko Adamu wa mbere yashutswe, Satani amugerageresheje ku nda, Adamu wa kabiri noneho akaba yaraje ari umwuka utanga ubugingo. Adamu wa mbere akaba yari ubugingo buzima gusa, ariko Adamu wa kabiri akaza ari umwuka utanga ubugingo. Satani nawe yashatse kugeragereza kuri Adamu wa kabiri, amuhera ku nda, abwira Yesu ngo niba uri umwana w'Imana hindura aya mabuye ahinduke imitsima. Nizo mpamvu kuko Yesu yaraje kuzana ubugingo bw'iteka. Yaravuze ngo umwana w'umuntu ntabeshwaho n'umutsima gusa. None hanesha Satani, ariko niyo nzira Satani yari yararemye yo kugerageza umwana w'umuntu aho kunda. Mu ngobyi ya Edeni rero ni ahantu heza. Mu ngobyi ya Edeni ni ahantu umwana w'umuntu yagombye kuba agategeka. Mu ngobyi ya Edeni yagombaga kwimenyereza ibirimo byose. Mu ngobyi ya Edeni ntabwo yagombye kurwara, ntabwo yagombye kugira isoni. Hariya mwitangira ibice bibiri, umurongo waho wa 25 haravuga ngo Adamu na Eva babaga mu ngobyi ya Edeni bambaye ubusa, ariko ntibakorwe n'isoni. Ni ukuvuga ngo n'isoni ni ingaruka z'icyaha. Urutonde rw'ingaruka z'icyaha rero buriya ni isoni, ni ukunuka, ni ukurwara, ni ugusonza, ni intambara, ni urupfu. Ibindi biza byose bishobora guhitana abantu bisozereza ku rupfu. Iyo ngobyi rero ntiyabagi izabamo urupfu, ntiyari izabamo indwara, ntiyari izabamo gupfa. Ibyo byose bitana umwana w'umuntu bikamukuronto byari kuba mu ngobyi ya Edeni. Cyari igihe cyitwa ubuziranenge. Icyo gihe cy'ubuziranenge rero nicyo kwifuzwa. Ariko none icyo Imana yaduteguriye mu gihe kizaza ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo, aho tuzaja mu ijuru, aho tuzagira ubugingo busha. Noneho rero hari itandukaniro ry'ijuru n'ingobyi ya Edeni. Ingobyi ya Edeni yabaga mu guhinga ikabamo kurya, ariko ijuru Imana yaduteguriye ko tuzambara umubiri w'ubwiza, ntabwo tuzongera gukenera kurya. Byanditswe muri Matayo 22 umurongo wa 23 kugeza 30. Ntabwo tuzongera gukenera kurya kuko tuzambara imibiri imeze nk'iy'abamarayika. Abavuga rero ngo tuzabagirwa ibibyibushe ni ishusho y'ijuru yabaga mu isezerano rya kera hara muri Yesaya 25 havuga ngo Uwiteka ngo azatubagira ibibyibushe. Abisirayeli bari kuva mu Egiputa, Egiputa yashushanya isi y'ibyaha.
noneho farawo agashushanya satani, Isirayeli gashushanya itorero ry'Imana ry'ukuri kwari kugiye kuzahishurwa. Noneho rero Kanani y'isi yashushanyaga ijuru ku Bisirayeli. Ibyo basezeranijwe by'ibibyibushe n'ibyo bagombaga kurya bageze mu gihugu cy'i Kanani, ntabwo ari mu ijuru, kuko mu ijuru hongeye kugira abo kurya, abantu bakazaja mu ijuru bakeneye kurya. Icyo gihe byaba ngombwa ngo bagire na za toilette, kandi abantu kuko aba ari benshi habayemo na za toilette nyinshi mu ijuru, icyo gihe ijuru ryakongera rikanuka kandi ari iryera. Nta nizo mpamvu Imana yavuze ngo mu ijuru nta nzara ibayo, nta nyota ibayo, nta no gusonza, nta no kurwana, nta no kurwara, nta no kuribwa. Nuko ibyagombye kuba mu ngobyi ya Edeni byo kurya bitazongera kubaho. Ariko none Imana yacu idusangiye umunsi wa none kugira ngo tumenye icyo gihe cya mbere cy'ubuziranenge, igihe kitagira icyaha. Ngiye kubaganiriza none ku gihe cya kabiri. Igihe cya kabiri igihe cyitwa umutimanama, aho Imana yaciye ubusabane hagati yayo n'umuntu. None umuntu akajya aratekereza, yibwira icyiza mu mutima we icyo yakora, agahitamo yibwiye ubwe, Imana itacyongera kuvugana nawe. Kuko umwana w'umuntu amaze gukora icyaha, ijambo ry'Imana riravuga mu Itangiriro ibice 3:22 ngo Imana yamwirukanye mu ngobyi ya Edeni, kuko Uwiteka yaravuze ngo dore uyu muntu amaze kumera kimwe muri twe, yo kumenya icyiza n'ikibi, kugira ngo atongera kurambura ikiganza agakora ku giti cy'ubugingo. Imana imwirukana muri ya ngobyi ya Edeni kugira ngo atazayigarukamo. Imana iharindisha abakerubi n'inkota yaka umuriro kugira ngo atongera kugaruka kegera ya ngobyi ya Edeni, none agakora kuri cya giti cy'ubugingo kiri hagati, akaraba iteka ryose. Imana imukura, yinjira noneho mu gihe cyitwa igihe cy'umutimanama, giturutse ku gihe Adamu yakoreye icyaha kugera ku gihe cya Nowa, igihe yubakaga inkuge. Mu gihe noneho rero cy'umutimanama abantu bari babayeho bate? Umwana w'umuntu amaze gukora icyaha, habaye ingaruka nyinshi, habaye no kugabanuka kw'imyaka yo kurama. Umuntu wagombye kurama iteka ryose, Imana yamuhaye imyaka 900. Iravuga ngo kukurama iteka ryose utanezeza, imyaka ndayigabanije, nunezeza muri iyo myaka 900 nzongera nkuzamure ngo usubize kuri ya ngoma y'ubuziranenge. Imana imuha imyaka 900. Nizo mpamvu umuntu waramye mbere wanditswe muri Bibiliya ni Jeredi. Nukuvuga ngo na Matusera na Nowa. Nuvuga ngo Metusera yaramye imyaka 969, Jeredi yaramye imyaka 962, noneho Nowa yaramye imyaka 950, Adamu ubwe yaramye imyaka 930. Iyo myaka 900 yari umurongo ngenderwaho kurama k'umwana w'umuhundu. Imana iravuga ngo niyibaza kuko namuhaye ubwenge, niyibwira ko namuhaye kumenya, kandi nkamuha guhitamo, azarushaho guhitamo ibyiza. Noneho nongere musubize muri cya gihe cy'ubuziranenge, ni wari umugambi w'Imana. Ariko umuntu muri ya myaka 900 ahubwo arushaho gusaya mu byaha, akora ibibi biruta ibya mbere. Imana rero nibwo yahisemo kongera gutunganya uburyo bwo kurimbura umwana w'umuntu. Ni ukuvuga ngo ikurimbuza iyisa amazi byaturutse ku mitima mibi yari hari icyo gihe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kubakomotse ku rubyaro rwa Adamu. Hariya mu Itangiriro 6 aravuga ngo abantu bamaze kugwira mu isi, abana b'Imana bitegereza abakobwa b'abantu, batoranya mwabo kurongoramo, noneho barabarongora nk'uko babigambiriye. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo kwibwira kwayo imitima yabo yatekerezaga icyo gihe kwari kubiteka ryose. Imana yicuza icyatumye irema umuntu. Ntabwo Imana yicujije ngo igire uyisaba imbabazi, ahubwo Imana ni ukubabazwa n'ibyo umuntu yakoze kandi yaramutegetse gukora ibyiza, nta kindi. Babyita regret, ntabwo ari confession nk'uko abantu babitekereza ngo Imana mbese ngo yicuza ite. Ntabwo Imana igira repentance, ntabwo Imana igira confession, ahubwo igira regret. Kuko umwana w'umuntu atifashe nk'uko Imana yari yamutunganije, kandi yaramuhaye ibyangombwa byose byo kuba umuntu mwiza, kandi imuhaye imyaka 900 kugira ngo abashe kwibaza,
amenye n'ico yazize kugira ngo ave mu ngobyi ya Edeni, nico catumye Imana ibabazwa n'umuntu. Abana b'Imana rero ni bande? Abantu benshi babasobanura mu buryo butandukanye, ariko Bibiliya yo ivuga abana b'Imana mu buryo butatu. Abana b'Imana n'abemera Yesu Kristo bakizera izina rye, nk'uko byanditswe muri Yohana igice cya 12 igice cya mbere umurongo wa 12. Yohana 1:12 haravuga ngo ariko abamwemeye bose bakizera izina rye, abo niyo bahawe ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Itsinda rya mbere ry'abana b'Imana n'abemera Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi wabo. Ariko abandi bitiriwe abana b'Imana hariya muri Yobu igice cya mbere umurongo wa 6 n'abamarayika. Bibiliya y'ikinyarwanda ikoresha abana b'Imana, ariko Bibiliya y'igifaransa y'icyongereza ikoresha angels, nayo igifaransa ya Tobi ikoresha les anges. Ni ukuvuga ngo ikinyarwanda ikoresha abana b'Imana, bamwe noneho bakibwira ko abana b'Imana ari umuryango wa Yobu bamwe, ariko ntabwo ari byo, kuko Bibiliya y'umwimerere yakoresheje abamarayika. Abamarayika rero ni itsinda rya kabiri ryitiriwe abana b'Imana, byanditswe no muri Yobu ibice 38 umurongo wa 7. Abana b'Imana bashushanya abamarayika mu itsinda rya kabiri, niyo wanditswe hariya muri Yobu igice cya mbere umurongo wa 6 n'igice cya 2 umurongo wa 1. Hariya rero abana b'Imana itsinda rya gatatu bagiye kwitegereza abana b'abantu. Imana ibonye umubabaro wa Adamu na Eva kubwo kubura umwana wabo Abeli amaze kwicwa na Kayini. Imana yabagiriye imbabazi ibaha umwana wo gusimbura Abeli witwa Seti. Seti mu kinyarwanda bisobanura ngo shumbusho. Seti ni igiheburayo, bisobanura mu kinyarwanda ngo shumbusho. Yari uwo gusimbura Abeli wari umaze gupfa. Noneho Seti arakuze yitwa umwana w'Imana, Imana ishaka kumwubakiraho izina ryayo, arabyara kuko yarongoye mushiki we. Adamu na Eva bamaze gukora icyaha bakomeje kubyara abakobwa n'abahungu. Nizo mpamvu na Kayini nawe yagarutse akarongora mushiki we yari igicamuke, amaze kuvumwa afite umutima mubi arongora mushiki we. Ariko Kayini agiye kubyara mu bakobwa be baba beza kuruta abandi bakomotse mu rubyaro rwa Adamu ku mubiri, ariko afite umutima mubi. Abana ba Seti bananirwa kurinda ubusugire bwabo ngo bakomeze bubaka umuryango wubaha Uwiteka bazitwa abana b'Imana, ahubwo bitegereje abakobwa ba Kayini basanga ni beza. Baravuga bataba abakobwa ntabwo twabanyuraho, ahubwo tuzabarongora, nitumara kubarongora tubigishe, nitumara kubigisha tubahindure abana b'Imana nkatwe. Bamaze kubarongora b'abakobwa babarusha imbaraga, aho kugira ngo babahindure abana b'Imana ahubwo babahindura abana b'abantu. Nizo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo abo bantu bakomotse mu rubyaro rwa Seti n'urwa Kayini bari barebare, bari banini, zari za ntwari za kera bavuga ngo zari ibirangirire, kandi ubwibone no kwibwira kwaba imitima yabitekereza, ariko Uwiteka ryose Imana iricuza. Nuvuga ngo bari beza cyane kubera iki? Kuba barebare, iyo umuntu ari muremure, icya kabiri akaba ari munini, icya gatatu bari n'inzobe, kuko igihe cya Nowa ntabwo abantu birabura bari bakabayeho. Ni ukuvuga ngo kuba uri muremure ukaba uri munini ukaba uri inzobe, kuko ubuziranenge bwari butarashira mu mwana w'umuntu neza, bari bakiri barebare cyane. Ariko abana b'Imana ko bananiye kurinda ubusugire bwabo, bibwira ngo barashobora guhindura abakobwa b'abantu, b'abakobwa barabihindura, noneho bose bahinduka abana b'abantu, bababaza Imana iteka ryose. Abantu rero bashobora kwibwira ngo umugabo arongoye umugore w'umupagani ngo yamuhindura umukristo. Hari igihe bitashoboka. Icyatumye Adamu akora icyaha, inzoka yanyuriye muri Eva, noneho inzira yo gushukana ikunze kunyurira mu mugore. Umugore rero kuko afite ibishuko byinshi akunze kosha umugabo akamushobora kuruta uko umugabo yakosha umugore akamushobora. Urugero, Satani yanyuriye muri Eva kugira ngo irimbure uriya muryango wacu wa mbere, ariko urebye ku muryango wa Aburahamu, Sara niwe wabaye ikibazo wo kosha Aburahamu ngo acure Hagari.
bizana intambara zikiriho n'uyu munsi wa none hagati y'Abisirayeli, hagati y'Abayuda n'Abarabu. Izo ntambara zanze gushira. Abamidiyani kubera igitekerezo cavuye kuri Sara kugira ngo Aburahamu arongore Hagari cazanye ibibazo bikomeye. Rasheli yatumye Yakobo agwa. Esiteri yatumye Ashwerusi yicisha abantu bangana kuriya. Delila yatumye Samusoni agwa. Yezebeli yatumye Ahabu yica abahanuzi. Nukuvuga ngo mu mbaraga Satani akoresha azicisha mu bagore kuko ariyo nzira yaremye mbere kugira ngo agushe umuryango. Ariko noneho rero niba abagore bangana batyo baragushije abagabo, hari n'abagabo babi. Ariko inzira yo gushuka umugabo yanyuriye mu mugore kuko ntabwo ari Adamu washutswe, ni Eva. Ico Adamu yazize akitwa umunyabyaha wa mbere nuko yananiwe kurinda ubutware yahawe gusa, yananiwe kurinda ubutware. Kuko inzoka ihereza Eva itunda akarya, ijambo ry'Imana riravuga ngo aha n'umugabo we bari kumwe. Nukuvuga ngo abana b'Imana itsinda rya mbere ni abakristo, abana b'Imana itsinda rya kabiri ni abamarayika, abana b'Imana itsinda rya gatatu ni urubyaro rwa Seti rwarongwe mu rubyaro rwa Kayini rukiyonona, ntirwongere kugumana ubusigire bw'abana b'Imana ahubwo bagahinduka abana b'abantu. Inkozi z'ibibi, Imana irababara. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yicuza impamvu yaremye umuntu, noneho ngo Imana igira agahinda mu mutima, ihitamo no gufata umwanzuro wo kurimbura abantu bose yaremye n'ibikururuka n'ibyigenza. Abo bana b'Imana rero iyo bashobora kurinda ubusugire bwabo, nabo bari kurama imyaka 900, Imana yabishimira ikabasubiza mu buziranenge. Ariko ntibyashoboka, ahubwo Imana iravuga ngo kubera bambabaza iteka ryose, nanjye ngiye guhitamo kugabanya imyaka yo kurama. Kuva ico gihe Imana iravuga ngo igihe byabo n'imyaka yabo izaba imyaka 120. Mu gihe noneho c'umutimanama nibwo Imana yategetse ngo kuko babereyeho kuyibabaza izabaha imyaka 120. Nibamera neza bakifata neza ibasubize ya myaka yari yaragenwe. Ariko kuva ico gihe imyaka iragabanuka yo kurama. Abo duheruka baramye mu gihe c'ubuziranenge c'umutimanama n'uwitwa Tera imyaka 205. Aburahamu yamaze imyaka 175. Isaka yari imyaka 180. Yakobo yari imyaka 147. Iyo myaka yose ni imyaka yo kwegera ya myaka 120 Imana yabahaye. Ariko abandi bose bico gihe nta warengeje iyo myaka 120 Imana yatanze. Nukuvuga ngo uhereye kuri Mose ni 120, Yosefu 110, Yosuwa 110. Nukuvuga ngo imyaka ntabwo yongeye kurenga ku 120 kuko yari ivuye mu gitekerezo cy'Imana kugira ngo abantu bakora ibibi be kurama bayibabaza. Imana rero ifite umugambi wo kuvuga ngo mu myaka 120 nibakora neza hari uko nzatekereza nkongera nkabagarurira bwa bwiza bw'igice, noneho bagera kuri 900 nkongera nkabasubiza ku gihe c'ubuziranenge, noneho aho bazarama iteka ryose. Ariko abantu barushaho kuba babi, barushaho kwiyonona, ubugome buragwira. Noneho Imana ifata umwanzuro wo kurimbuza isi amazi. Mu gihe noneho rero c'umutimanama abantu bakoraga ibyo batekereje, kandi urubyaro rwari rukomotse kuri Kayini na Seti nirwo rwagwije bari abantu bagwira mu isi. Iyo abantu ari benshi mu isi ibyaha biragwira. Abantu benshi bishimira umubare w'abantu, ariko umubare w'abantu uko barushaho kugwira niko ibyaha byongera kuko bungurana ibitekerezo by'ubugome. Mu gihe rero c'umutimanama niho ubugome bwiyongereye buza gukomeza. Ariko Imana yagombye kubasubiza mu gihe c'ubuziranenge iyo bemera bakumvira bagaca bugufi, ariko ntibyashobotse. Noneho rero Imana kuko yaremeye isi ibihe 7, igihe c'ubuziranenge, igakurikizaho igihe c'umutimanama, igakurikizaho igihe c'ubutegetsi bw'abantu, igakurikizaho amasezerano, igakurikizaho amategeko, igakurikizaho ubuntu turimo tugeze mu uyu munsi wa none, ikaba izaherutsa ingoma y'iteka ryose ivuye ku ngoma y'imyaka 1000. Imana idusange kugira ngo twe kuva mu masezerano. Icatumye Adamu na Eva bahura n'ikibazo kimeze kuriya bakinjira mu rupfu bari mu gihe cyo kurama iteka ryose nuko bavuye mu isezerano.
inama rero abumva aya magambo uyu munsi wa none mugume mu isezerano ry'Imana. Niba hari icyo Imana yakubwiye kigumeho, niba hari icyo Imana yagutunganirije kigumeho. Icyangombwa ni ukumenya ko wavuganye n'Imana by'ukuri. Guma mu isezerano ryawe kugira ngo utazahura n'amakuba hanyuma.